umugabo w'injajwa uva hano akaruma gahuha kanze mbivuge ndi seriye umugabo w'injajwa ngo w'umudoyiteri ayo mashuri warayaranguye ayo mashuri bayaguteye muri serumu wararwaye bagutera serumu ubyuka hajemo amashuri capacité ya doctora ayo mashuri wayize ute ni gute umuntu witwa njye nawe ni doyiteri w'ifumba ni doyiteri w'ifumbi ni doyiteri w'inyoni ni doyiteri ni wa rusiferi uri doyiteri bwoko ki harya ngo wabyaye kankubwire mve ko mushimuta sha nanjye mushimuta kanze nkubwire ndahari turabasuje mwese abadukurikiye kuri Nkindi Family TV show we wakoze subscribe umuntu w'agaciro cyane uri nyenzi kuri twebwe nawe utarayikora aho uherereye hose ndagusuhuje waba uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba mu mujyi wa Kigali ndetse tutibagiwe no mu ntara ya gatandatu ya diaspora abantu mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mbahaye ikaze muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe rero musanzwe ku bantu bakora ikiganiro cyane cy'ubushize murabyibuka nababwiye ko hari indi channel twafunguye shyashya yitwa Igitego TV ariko twasanze ifite amacano menshi dufite abandi ba YouTube menshi yitwa gutyo bivuze ngo tuzashaka ukuntu duhinduraho izina cyangwa tugira kandi kantu twongeraho ariko mu gihe tutarahindura ko ku YouTube channel babemerewe guhindura izina mu minsi 14 mu gihe tutarahindura ni Igitego TV ahantu muzajya mumbona mbese muri make muzajya mukunda kuhambona kenshi ngo tuzadukora ikiganiro tugishyire kuri YouTube channel ebyiri rero ndabasabye mujye ku Gitego TV mukore subscribe mu liking mu sharing aka gacano nako tugateza imbere tureko nakabana n'abana bo mu rugo bagakoze ariko baravuga ngo mama ngo bukatubikiye ujye ukatubikiraho ibiganiro byawe kandi nibyo byaranafashije kambere memoire yo kubikaho ibiganiro byanjye nge mbabikiraho ibiganiro byanjye ngo nabo nibava ku ishuri bazajya baza bashyire utuntu twabo rero nkuko bisanzwe turifuza yuko mwadufasha nukuri mukakazamura mukakazamura ku buryo ribura kagera ku bantu nikajya ku bantu 100 tuzaba twagiye sibyo abantu 100 niba wakemeda babiri bura bafite tutabasabu banga naye ndaguha subscribe kandi urawo yimaye nta wundi muri ayiguha nagusharinga ibiganiro ngusharinga sawa muraka tuba turi kwiganira n'umuhungu wanjye rero ndabasabye abakunzi ba Nkindi Family TV show mwatubwiye ko umuryango wacu mukunda mbona dukundira abana nyine ku Gitego TV murasanga ibiganiro byanjye hari logo iriho ngo tuyirangira abantu hari ifoto yande ushaka kunisha ifoto yanjye gende icyamamara sawa ngo bazajye bajya gusubscribinga ku bindi bitego nyine rero uyu munsi wa none tuje kuvuga iki ntago nje kuvuga amagambo menshi oya minwa yanjye gushishwa kubera izuba mfite akantu kameze nk'aka grip ukuntu muri hangana hari abantu mudakunda ko umuntu yikoraho ku bice by'umubiri byo mu maso muri hangana ndabizi cyane nanjye ntago mbikunda ariko nyine bitewe n'ukuntu ndi kumva meze ntago meze neza murabyihanganira akagripe kiri vumbi nyine kaje murabizi hari amazi misa konje hari akavura ariko noneho hariho akagripe k'ivumbi riri kuva hasi risubira hejuru gusubira hejuru nyine gahura natwe abantu bifite ibizuru binini nuko nyine rikabarira twinjiye nta kundi nuko twasanze natwe Imana yaraturemye rero uyu munsi wa none ariko hari njya nibaza abantu bajya amazuru mato ubundi bajya barwara gripe hanze batajya barwara gripe amazuru manini agenda sakuma ibintu byose byo hirya no hino banza ariyo yirwarira gripe ariko ubundi umuntu ufite amazuru mato yarwaye gripe buriya bigenza gute hari ibibazo bitanshanga asigarana mu mwanya wo guhumeka buriya Imana itwiteho twese uyu munsi tugiye kuvuga
ku makuru ariho aragenda atrendinga. Ejo nimugoroba nko mu ma saa kumi n'ebyiri nibwo nabonye status z'umuntu bita Ezekiel wari umaze iminsi ari kuvugwa mu bantu basohoye amajwi y'urukozasoni yitirirwa umubyeyi Pastor Mutesi. Hanyuma ejo nimugoroba nibwo narebye kuri status rero z'uwo mugabo Ezekiel Rukundo, nsanga yapostinze kuri status yiwe ya telefone, yapostinzeho ameze nk'umuntu uri gusezera abantu, muzangarurira umugore mu Rwanda, mpawe akanya gato ko kugira ngo mbasezere, muzakora umurimo w'Imana, mugiye mu kirimo ibintu byinshi mwabibonye ku ma YouTube channel atandukanye, si ngombwa ko mbisubiramo, ahubwo icyo ngiye kubivugaho ngiye kwasesengura mu bitekerezo byanjye bidakuyeho ibyanyu cyangwa bidakuyeho washyizeho zira status n'icyo yaragamije. Ngiye ku ruhande rwanjye ngiye kwisesengura uko mbyumva, kandi nababwiye ko ntajya ngira uruhande mbogamiraho, wapi ntabwo bijya binkundira. Ukuri kuba muri njyewe nyine, uko ntavuze ubwo kuba kudahari. Niwumva ntakuvugiye nasesengura ibiganiro byawe cyangwa inkuru zawe, uzamenye yuko ubwo ukuri nari mfite kuri wowe ari uko nguko, ukuri ndi kubona muri njyewe kuri wowe ari uko nguko. Amakuru y'uwitwa Ezekiel ku bantu bari kubasha kuvugana n'abantu baba hafi biwe, mushiki we. Nabonye mushiki we ejo yarakoze mu gitondo, niho nakibonye da, ntago ari ejo, ngiye nakibonye mu gitondo ariko sinzi igihe yagikoze. I don't care. Mushiki we avuga ko umusaza we yavuye mu rugo hagati ya saa 3 na saa 4 za mu gitondo, agiye kureba uwo bita Pastor Paul. Bari bamaze iminsi bari gukorana bya biganiro nyine bivuga kuri Pastor Mutesi na Mama Charlene. Noneho rero ageze kuva yava mu rugo ayo masaha ntarongera kugaruka mu rugo. Pastor Paul akavuga yuko baherukana saa 5, aribwo yari amusanze mu rugo ngo bakore ikiganiro, agasanga rutora ari gukora ko madamu we warwaye. Noneho akamubwira, ariko ngo akajya abona Ezekiel ni umuntu utari hamwe, ni umuntu udatuje, urumva. Ariko noneho ngo yarangiza akamubwira ngo hari nimero yagumye impamagara iri kumbwira ko iri kunshaka, atariko sinshaka kwigera mu rugo, atabari babagizi bana baje kungirira nabi, bakaba bakangiza umuryango wanjye wose kugira ngo umuryango wanjye ubigenderemo njyewe ndababera igitambo. Ndumva ari ubwo busobanuro Pastor Paul yatanze. Ati ko Ezekiel yavuye aho mu rugo iwe asize kamera, asize ibikoresho yakoreshaga kuri YouTube bafatishaga ibiganiro, urumva ni kamera, ama microphone, ndetse avugamo na telefone nini, avugamo simbi wenda ubwo na machine simbizi, nayo bajya kuri tele bakayako barayijyana. Hanyuma nkibaza ku ruhande rwanjye, ariko bidakuyeho ibyanyu, buri muntu yumva icyo ashaka kumva. Iyo inkuru isohotse umuntu yumva ikintu ashaka kumva, simbeshye. Icyo numvise nicyo, icyo ntari buvuga ubwo nicyo numvise, ariko icyo numvise muri njyewe ubwo nicyo intro nyine nkoze ku makuru numvise nayo ngayo. Hanyuma ku busesenguzi buzaho nyuma nibwo mugiye gukurikirana mwumve. Telefone ayisiga mu rugo, ajyana agatelefone gatoya. Nyuma nka saa 2 za nijoro nibwo Pastor Paul ngo agiye kubona abona abantu baraje, baramubwira ngo uwitwa Ezekiel ni wowe umaze iminsi ukorana ibiganiro. Ubwo hari ibindi byabanje ntiriwe mvuga, ngiye kuvuga ibyo shaka kuvugaho. Ni wowe umaze iminsi ukorana ibiganiro na Ezekiel? Ati ni njyewe. Atatubwiye ko ibikoresho yakoreshaga bisize hano iwawe. Ati nihagaraho umuntu w'umugabo, ati kuko nari nzi situation turimo, ati ndabahakanira mbabwira ko ntabyo yansigiye. Ati mbabajije ari inzego zikora he cyangwa zikorera iki, ati ngiye cyakora ntabwo bansubije. Ayo ni amagambo ntekereza ko wenda nibakurikiye YouTube channel ziri mu Rwanda barimo bari guplayinga ayo majwi ya Pastor Paul. Noneho nkibaza, eske njyewe uko ndi kubibona, ariko bidakwiye uko uri kubibona. Nari maze iminsi mvuga kuri Pastor Mutesi, nari maze iminsi mvuga nsesengura ku biganiro bye cyangwa nkivugira nyine ibyanjye uko mbyumva cyangwa ngatanga inama. Uyu munsi nabwo rero ngiye kuvuga uko mbyumva ku ibura rya Ezekiel. Ngiye ku ruhande rwanjye pe,
ndasiziye musansi mbamo n'ibyiyumviro byanjye ndi kujya numva ari prank. Ndababwira impamvu ndi kujya niyumvamo ko ari prank pe, ndababwira impamvu ndi kujya niyumvamo ko ibintu ari prank. Ni ukuvuga ngo hari amajwi yabanje gukinwa ejo nyuma y'uko amakuru atrendinze bigenda bivuga y'uko Ezekiel yaburiwe irengero, yashimuswe, yatwawe n'abantu batazi, inzego bari bavuze ko bazabagerekaho idosiye y'ibintu batazi bitarekeranye n'ibya bya Pastor Mutesi, ndetse ko dosiye yabo yamaze gukorwa. Ariko hari amakuru yandi, audio yindi yasohotse Ezekiel sinzi uwo yayohereje, bari Pastor Claude, yiba ari Bosco Empire, niba ari Juste, ati ndakwinginze nshakira ibimenyetso bimwe na bimwe muri za nkuru nagiye nkora, unyunganire umbwire, dore RIB mu Rwanda bampamagaye mbabwira ko ngiye gushaka itike ko nzaza kuwa mbere. Icyo ni kimwe mu bintu byatuma Ezekiel abura, atagize inzego na zimwe zimuburisha, ariko we ubwoba buri mu mutima we bukamuburisha, akareba ati nindamuka nitanze mu nzego bwite za leta z'u Rwanda, kandi koko nawe urabizi ko harimo mu bintu yakoze harimo ibigize ibyaha, barantambikana mbe mvuye ku mihanda. Ariko ntihazi igihuha cy'uko nabuze, hariho amakuru avuga yuko Pastor Mutesi ashaka kunyicisha cyangwa kushimutisha cyangwa kunyagwa ibikoresho byanjye bya kamera, nkasibishwa ibiganiro byose nakoze aho ngereye Uganda. Bari buze barabyumva ko nabuze, barataka Pastor Mutesi n'inzego z'umutekano zibigendemo gake bro, gutwika biravuna. Ibyo ni ibyiyumviro byanjye, ni n'ibitekerezo byanjye bidakuyeho ibya Ezekiel na Paul ndetse n'umuryango wa Ezekiel. Niba yabuze sorry, condoléance, mwihangane. Niba ari na prank muri gukina, cyo muri kujya mugenda mwinyuraguramo, akababwira rero ukuntu binyuraguyemo. Eske ko batari kutubwira umuntu wa postinze ari amagambo kuri telefone ya Ezekiel? Kuko Ezekiel yitabye abamuhamagaye atwaye agatelefone gatoya ka gatushe, telefone nini ayisigiye Pastor Paul. Ese telefone ntoya igira WhatsApp? Se ko bari yari umuntu wamuhamagaye amubwira ko ari kumushaka, yahise postinga amenye ko arabo bafitanye ikibazo baje kumureba? Musobanurira ako kantu, point d'interrogation. Pastor nani Ezekiel baramushimuse, Paul avuga ko ari we wivanye kwa Paul agiye kwitaba abo bantu, kandi telefone bikavuga ko yayisize kwa Paul. Eske mubona turi injiji? Niba telefone yarayisize kwa Paul akagenda agiye kwitaba abo bantu, statiye ninde wa postinze zira nca mugongo zihuruza zinasezera? Paul niwe wanditse ira status? Ikibazo. Ese abantu bagushimuta bakaguha umwanya wo kwandika status, amagambo nk'ariya yo gupostinga? None se telefone ko yari isigaranye na Paul yabyanditse gute? Online yabyanditse ati? Hari ibintu byose byabaye online da pe. Iyi prank mwayiteguye nabi. Iyi prank iteguye nabi. Mbo wenda ku ruhande rwanjye ndumva ari prank, ndumva bidashoboka muri kugira ngo mwongere mwambike ikindi kizinga Pastor Mutesi, mwongere mu mwambike iyindi sura mbi, abantu bamwishyiremo ko ari umwamuvuze ko twavuze ko ari indaya. Nange reka nishyiremo, twavuze ko ari indaya,
tuvuga ko ari umugore ukunda abagabo benshi batandukanye, tuvuga yuko ari umugore urimanganya ucabiranye ushaka kwigaragaza neza kandi ari umuntu mubi. Ibyo turabivuga, tuvuga ko wamukuye umunyabyaye, tuvuga ibintu byinshi, tuvuga ubukwe bwe, tuvuga umugabo we, turavuga pe. Kuri iyi shuro Pastor Mutesi acunge neza, uru ni urundi rubwa rugiye kumubera kuko yaburishije Ezekiel, yamushimutishije. Mu by'ukuri koko njyewe hari umuntu wampaye amakuru, nubwo yambujije kumushyira muri media, yambwiye ati ndakwinginze nundi coding ukashyira kuri media nzabikuregera, ariko Ezekiel ari mu rugo. Arahari, ahubwo bari kugira ngo bakange Pastor Mutesi, bongere bamwambike indi sura, bazagaruke mu isura nshya, content ikomeze ibe content, bazagaruke mu isura nshya. Bari barashimuse, narifungiye mu kontineri nka bimwe Paul ari kuvuga ngo nk'umuntu wavuze ngo umaze imyaka 6 hagati y'9 n'6 i Bugande, ukaba utazi ngo bambwiye ngo hari gereza ngo bafungiramo abantu, ngo sinajya ngo kubwira ngo ubuyobozi ngo kandi ngo baravuze ngo hari indi dozi. Umuntu wabaye umusirikari wijyana muri Sudani y'Amajyepfo nawe ubyivugira ukikurayo, ukamara imyaka 9 mu gihugu urimo, ubu wayoberwa amakuru koko, wayoberwa kuneka umugabo mugenzi wawe ngo umenye ngo yerekeye ahangaha yajyanywe n'aba. Reka seda wineka aho yagiye kuko wenda ntunahazi, ariko se nimero yamuhamagaye nk'umuntu wari uvuze ko ari nimero imuhamagaye, abantu babiri b'abagabo habuze utekereza ati fati iyi nimero nindamuka agize ikibazo uzayereke madamu cyangwa uzayijyane mu buyobozi buvuge ko ubabwire ko ari iyi nimero yamuhamagaye bwa nyuma mvugana nayo. Ikindi, abantu bazi wawe mu rugo baza kukubwira yuko Ezekiel ari bo bamufite, baragenda uraceceka, ubura n'umuyobozi da ubwira ati abantu batwaye umuvandimwe none baje kumbwira ko bamufite, ndaye ngo mumfashe menya niba ari inzego z'ubuyobozi zamujyanye, niba ari mu maboko y'ubuyobozi tumenye icyo afungiye. Mwabagabo mwe murumva mutari gukina planka koko, mushaje mwiyita abakozi b'Imana. Erega Imana yisura murimo murayiharabika, kandi abantu mwese mwirirwa mwiyita abakozi b'Imana. Imana ntabwo ikunda planka, Imana ntikunda imikino nk'iyi muzana mu Mana, ntabwo imacinga, ntabwo Imana iyikunda. Pastor Paul nitwa Reverend Imana mbabarire kabisa. Umuntu w'umurivera batwara umugabo mugenzi wawe mu gihugu maze imyaka 9 ukabirirwa aho ujya kumushakira, ngo natinye ngo no kujya ngo mu badushinzwe ngo muri diaspora, uyoboye aba diaspora nyarwanda muri Uganda, ngo kubera yuko ngo bambwiye yuko ngo bahita badufata ngo kubera bira biganiro ngo ikego cyacu kiri muri ribu. Watinye kujyayo aho kugira ngo uburire mu gihugu kitari ikiwanyu, ntiwaza ukaburira mu gihugu cyanyu. Igihugu cyawe nibura ukazavuga ati mwadukuye Uganda turi mu ikamyo cyangwa turi mu ifuso cyangwa turi mu modoka iyi n'igi, tuza twitabye inzego z'umutekano turafungwa, abagore bacu bakaza bazaza bacishushuro muri kino gihugu cy'u Rwanda. Inshuti ni ukuri pe simbabeshye, uyu munsi ndi kumva nta magambo menshi mfite yo kuvuga, ariko kuri iyi nshuro iyi ni planka murimo. Nutwo twanjye agatelefone ke gato baragafite, telefone ya Ezekiel iri kuri rezo, iri guhamagarwa ikitabwa na Paul. Ese Paul ubana na Ezekiel ko ndi kumva umunyamakuru wese wahamagaye ari wowe witaba? Uwo mugore wa Ezekiel ngo wicaye utashobora no kwigura amayinite mu Bugande ngo y'amagande ngo amenye uko bayagura, ni igipupe. Nase uko bamutwaye umugabo rako tuvuye ko uwo mugabo washimuswe, ntabwo azivana i Bugande, ntabwo azitunga cyangwa ari Bugande, ako mwagiye muri kubutesa aho ngaho. Paul nkubaze, ubana na Ezekiel mu nzu, mubana mu gipangu ku buryo telefone ya Ezekiel mu gitondo wavuze yuko uyijyanye mu rugo iwe,
kugera kuri iyi saa tugeze saa 10 uracyari kwitaba telefone ya Ezekiel, murabana cyangwa ni ibintu byanyu murimo murakina, Ezekiel ari aho hafi yawe, niwe uri kujya yiguhereza atakiritaba. Njyewe rero ku ruhande rwanjye simbabeshye pe, iki kintu nagifashe nka planka, nta nkuru irimo, nta na nkeya. Inkuru irimo se ni iyihe buriya? Nuko Ezekiel yabuze, cyari kuba ikibazo ahubwo iyo atabura niho yari kuba ari inkuru. Ariko kuri inshuro niba wabuze kubera ko wumvise ejo nijoro abantu baraye kuri space bari mu bibazo byawe, RIB mu Rwanda ikaba yaguhamagaje, Pastor Mutesi akamaze kuvuga ko yatanze ikirego, hanyuma ukumva abantu bose batangajwe nuko umuntu w'umupasiteri yakugeretseho amafaranga kugira ngo ufatwe, uryozwe ibyo uri gukora, ubisibishwe, ubikuzweho. Uyu munsi nta n'amasegonda nta n'iminota iciyemo mwaraye mukoze space ngo arabuze. Ese Pastor Mutesi we ninjije yajya kuburisha umuntu wavugirijwe induru kuriya? Ariko byanashoboka nawe agahita avuga ati nimbikora gutya mu kireso raso baragira ngo ni prank bari gukina. Ibintu byose birashoboka, byose birashoboka. Iyi si yikoreye byinshi. Ariko ku ruhande rwanjye ntabwo nibaza ukuntu umuntu bamwambura telefone, bamushimuta agasiga telefone, agasiga ibikoresho mu rugo, mu kanya akagaragara, akaza kugaragaza status ngo ya postinze, kandi yitabye abantu atazi, atavuga ngo bamuteruye mu nzira wenda bamugejejeho bari bamushimutiye bamuha umwanya atakirandika, bivugwa ko telefone yasizwe kwa Paul. Icyo kintu rwose abanyarwanda n'abanyarwandakazi mukirebeho namwe mukivugeho. Ndabizi aka YouTube kanjye ni gatoya ntikanarebwa pe, ariko bake bakareba bagasharinga abandi. Dukorera ubuvugizi Pastor Mutesi, kuri iyi nshuro bari kumubeshyera pe. Ariya majwi yarasohotse numva naye, ariko sinari mpara aho yacuriwe, sinari mpara aho yakamerewe byakorewe, ariko amajwi asohoka wumva ari Pastor Mutesi. Ariko sinaza ngo mbimushinze vuye ngo ni Pastor Mutesi, cyane ko ikoranabuhanga ryabaye rigari mu mitwe y'abantu. Ariko kuri iyi shuro iki kintu cyo vuga ngo Ezekiel yabuze, Ezekiel yahanze ugaragare, wenda uzange kwitaba inzego z'umutekano, nayago yagiye afite ibirego muri RIB kandi ntabwo bamukurikiranye. Ariko igihanze ugaragara ukureho umuntu, umutwe w'umuntu, akuze umuntu kugira ngo runaka yapfuye. Se uburamutse ubikinnye gutyo ukanaburiramo. Ikindi nari nibagiwe, hari akagabo k'injajwa, umugabo w'injajwa uva hano akaruma gahuha, kanze mbivuge ndi seriye. Umugabo w'injajwa ngo w'umudoiteri, ayo mashuri warayaranguye, ayo mashuri bayaguteye muri serumu, wararwaye bagutera serumu ubyuka uhajemo amashuri capacité ya doctora. Ayo mashuri wayize ute? Ni gute umuntu witwa njye nawe ni doiteri w'ifumba, ni dogiteri w'ifumbi, ni doiteri w'inyoni, ni doiteri ni warusiferi, uri doiteri bwoko ki? Harya ngo wabyaye kankubwire, mve ko mushimuta sha nanjye mushimuta, kanze nkubwire ndahari. Ngiye mwene muze urumva ndagomboye, mbanze nkubwize ukuri. Wa mudokiteri we, sinzi uri dokiteri w'ibiki, nkubaze wanzengerewe y'umugabo. Inzengere y'umugabo ijya kuri Space gateranya abantu, ikagaruka kuri Kwezi TV gateranya abantu, ikagaruka kuri Max TV gateranya abantu, ikajya kuri Kiranuka igateranya abantu, igafata ubujwi ifite muri telefone ikabuhereza Ezekiel. Ibi byose bibazwe yanzengere ngo ni doiteri ngo Patrick ngo tumusime. Umuntu w'umugabo ngo ufite doctora mu mutwe atekereza nkuko utekereza, wanjije wirumu igahuha. Umuntu w'umugabo araruma agahuha nk'injonjororwa. Hajya nakaye gasimba kakurya kugira ngo utaza kumva nimbeba. Imbebe iri kukurya irahuha kugira ngo utumva, imwe irahuha indi karuma. N'injonjororwa nuko ijya kukurya igahuha. Umuntu w'umugabo umeze nk'urwumvu wihinduranya ku manwa na nijoro, ngo ufite amashuri ngo ya doctora, ngo ufite abana ngo 60 bari 160 bari iki, wahamagawe muri NIDA y'u Rwanda ngo babakubaza abana wabyaye, ukiyitirira inda yitwa Charlene, ukiyitirira umwana witwa Charlene. Urumva cyakora nyine ukuze ntabura.
wamaheruwe ko wavuze ngo waje mugapimisha DNA ukagira icyo uvugiraho. Esa uwo mwana Sharene wiri kuvuga kwanditseho, ariko ibyo sinabyo binanzinduye. Reka nkubwire ikintu kinzinduye. Waraje bwa mbere ufata amajwi uyahereza Ezekiyeli umubwira ko yashirishijwe y'amafaranga kugira ngo agirirwe nabi. Amajwi araza tembera ku social media yose yo mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda barayavuga. Nabagenda cya kigarasha ngo ni Mukanyiko kijya kuri YouTube kiri kuvuga ku bya Mutesi. Wabyumvise muri Denmark. Urangije ufata amajwi wavuganye na Pastor Mutesi, ibyo mwari muvuganye byari kunaniye kubishyira mu bikorwa, wabiherezaga Ezekiyeli ngo bigende gute? Baguhamagaye muri space uraza ushinza Pastor Mutesi, uravuga ngo Pastor Mutesi yarambwiye ngo banyohereza amafaranga, ngo amafaranga amaze kuma ntabwo ari idene yaranishyuwe, ari 160 na yarasigayemo. Niko wivugiye kuri space. Mana narabyumvise nta bivumvurira ifite mutwe nk'ibyo twayemo. Urangije uravuga ngo Pastor Mutesi ngo aguha ikiraka kugira ngo umushakira abantu bakanga Ezekiyeli, bafata Ezekiyeli bakamusibisha ibintu yafashe kuri YouTube, ibiganiro byose yakoreye Uganda, ngo bakamukanga bakamwaka ibikoresho bakamusibisha ibintu byose ibiganiro byose yakoze kuri channel yiwe ari Uganda. Ibyo urabivuga n'akanwa kawe kuri space. Ejo urangi mukanya, ejo mu gitondo uzindukira ku Kwezi TV na Pastor Mutesi wawe uri gucurika ukamucurana bagira ngo nakabaro katobotse. Ati Pastor Mutesi ati bazampamagare muri leta y'u Rwanda nzaba mari, ntago wigeze umpa amafaranga ngo njye kwica abantu. Ati rwose nzakurenganura. Ati wirengagije ibyo wavuze ejo ko abanyarwanda twese tubifite. Wa mugabo w'injajwa, abagabo b'injajwa muracyabaho. Umugabo uvuga aho icyo avuze none naba cyasubiramo, aho cyangwa wabyaye abana benshi urangije urongora abagore benshi buratakara, cyangwa nawe wagejeje ku mugore w'ijana sha ngo muragejeje ku mugore w'ijana butomboka. Ariko ubundi ubwo nk'abarwaye imfura bameze gute? Umuntu uvuga ngo ufite doctora, ngo uri umuganga, numvishe ngo Godfather ariko kubaza uri umuganga w'iki, uri umuganga w'ibivumvuri, uri umuganga w'umupfumu, uri umuganga ngo ndi umuganga ngo w'ubuzima. Ubwo umuganga w'ubuzima nabwo we ntabwo ufite, wowe urabufite. Umuntu wabaye cyangwa bakurashe mu mutwe ko wabaye umusirikare, ndahira ko batakurashe mu mutwe bukaba bwaragurutse bakomeza bagira ngo nabantu. Ikindi cyambabaje nukuntu wavugiye kwa Ikaze TV uvuga ngo ama video yose uvuye ku Kwezi TV mu gitondo Pastor Mutesi ari gukora ikiganiro, umugize umwe bavuze ngo ntabyo yigeze akubwira. Kuri space ejo nijoro twaraye ijoro uravuga urabyemeza ko yabikubwiye. Ugeze ku Kwezi TV Pastor Mutesi ari urarumura hati nabyigeze ambwira. Ugeze ku Ikaze TV Pastor Claude aguhamagaye ati n'ayandi ma video ahubwo ndayafite, unemera ko na video wari wowe wazisohoye wazahaye ba Ezekiyeli. Uri ikirimarima, ni cya kirimarima bijyo bijyirwa avuga, ni cyaki uri igipfayongo. Ikintu cy'ikigabo kibaho kitagira ubwenge gigomba gutekerezamo. Kwati kwacinara Yesu mu izina rya Yesu bizimu nk'ibibi. Akundi wa mugabo undi ari gutunga umugore umwuka mushobora, ubundi bugabo bwose bwazengurutse mu bagore niko bumera. Ava ku mugore umwe ati niwe uzi guteka sheri, agahindukira ati niwe uzi kumfata neza, bariya nta kintu bazi. Akagaruka ati erega umfurira umwenda nkanezerwa. Akagaruka ati erega niwe umpereza keya. None rero na Pastor Mutesi na Ezekiyeli nitangazamakuru uri kubakina kugira ngo ni babagore bawe. Wisamye wasandaye. Ntago nari gusoza ikiganiro ntakuviriye rwose. Uri ikivamvari, urumva? Uri ikirimarima, uri muganga w'ibivumvuri n'abakwivuzaho murabuhwanyije, uri vanjara, urumva? Ikivanjara cy'ikigabo kiri hariye cya barashe mu mutwe uratumuka. Pastor Mutesi nabagira ngo afite inshuti, none Pastor Mutesi ari ikintu kimbabaza ajya kuri kamera ngo ni inshuti yanjye, ngo rwose ngo Dr. ngo Patrick ngo tusime ngo ni ufite inshuti ntugase cyane iki ko ari ingambanye hagati yabo ari inzoka buhomo arumagaho na ninjonjororwa n'imbeba y'umusuri yindi yo mu nzira umigaho yo muri wese.
kwa Jinara Yesu mbega igihoni cy'umugabo wamvuye gukirya indimi badi Pastor Mutesi nawe rero isi zaramwaciye abanyandiyano yatanga ikiganiro ati reka njye ku Kwezi TV mana we uziko Pastor Mutesi abantu bose ko bamanze kuko ndarezi ko amarira yose azaruhukira ku Isimbi TV ariko natunguwe no kukubona ku Kwezi TV sheri isi ni ikonsa uzonke vuba ukubagure kuko si nyoko ubuzima burahinduka Pastor Mutesi ku Kwezi TV gatewe wahuritse pe natari mihandi izengereza abantu njyaje mba ndiro kureba ngira umva n'amashine nayo mene cyane telefone yayikubita hasi nkumva nk'umuntu ari kuzamajamwa mwumva birambabaje umva dogita gumana ubudogiteri bwawe simbukwatse wowe kabyara sina nabuguhaye ariko uri dogiteri w'ivumvuri pe ndarwara ariko menye ko ugiye kuvurwa nkabona ordonnance yawe yanditseho Dr. Patrick Tumusiime ordonnance iyo miti sinajya kuyigura mama burenye nayo najya kugura kuko mubaze kuntu kivuga abagore barashaka masharire wari uzaro koko agire koko ibikaba nkabira bikakwisumbukuza abagabo binshajwa nk'abari ubundi wabakomba n'utyaye ubundi nkabira bigabo babyemeraga gute koko byavanjara umva wa mudokiteri uwakunyegereza nagutraininga icyumweru tagiye ku murongo wamenya ko ntazi gutraininga umuntu wakoze ikosi arajabwa mu mutwe ukajya ngo yasinze akubanza ari nakavimvi ahora yishinze ubupagani ngo ngiye ngo ndi umupagani uri umupagani uragatsindwa niyo mu ijuru uri n'umupagani pe nukuri kw'Imana umupagani mubi dayimoni yigenzera yibunza Imana ikunkingira ibikarito mu maso aho ntahira ujye uhura na Ezekiyeli warampamagaye sinagufata uhure umuntu wese wavugaga ku nkuru za Pastor Mutesi waramuhamagaraga ubundi buriya wari watukuye kuki njyewe ngira siziye Musanze hari nimero zimpamagara rwose nkumva umutima ntunyemeje kuvugana nazo ubaze rero iyo ntaba nanjye nkaba naje guhoha amangambure mu kanya ukava ati reka dati ntabyo nigeze mvuga ishwi ngira uko ngenda ndi umunyiginya ndi umunyiginya pe rero bakozi ba Nyindi Family TV show ndabakunda muri abantu b'agaciro cyane byangira amahane rimwe na rimwe iyo bikunze ariko nanga umuntu nteye umujinya rwose nta kibazo kiri mu buzima bwanjye nta na gitoya ndivugira nyine nuko nteye icyo navuze ubwo kiba nta gihari kandi iyo mvuze ndanaruhuka ikindi ntanzi ko ibisigaye hagati yanjye nawe mba nkubwije ukuri Imana izamfashe n'umuntu uzabona ikiganiro afite nimero bazakiguhe rwose ubu nta n'ikindi kibazo ngo usigaranyeho uvamvarika uvamvara uvumvura ntacyo bintwaye n'ubu nta kindi kibazo usigaranye kuri wowe ndaruhutse ikorere nawe uwo mutwaro wawe usubirana rero ndabakunda abakunzi bacu ba Nyindi Family TV show mukore subscribe murikinge mujye ku Gitego TV musharinge murikinge musubscribinge ubundi ibintu n'uburyohe isiraryoshye Imana yagiye tugaruramo umwuka w'abazima bamwe twe turi kuri marembera twenda gupfa ibintu byabaye uburyohe urumva tumeze neza Imana yiturinze iracyaturinze n'abandi zabarinda Imana yandinze izabura kurinda Pastor Mutesi Imana yandinze izabura kurinda Ezekiyeli apo mukizwe neza gusa